bagusaba ijambo barigoye cyangwa bari kwima. Ego mana yanjye hari abantu ndimo ndabona ahangaha mana we nkumva nababwira ariko nkabura umunsi wabo wo kubabwira ntabwo uragera. Ariko mwabantu buretse iyi buretse kampe buretse tudatandukira turi mu ubamubwira ntabwo ndi karumuna. butandukira ariko ngo ndabivugaho ni nk'incamake. Njyewe muri no campaign kuva ku munsi wa mbere njya mu nama yabereye mu mujyi kugeza ku munsi wa nyuma njya Kicukiro Gahanga, mwabantu mwe nabonye ibintu mbona abantu kandi ibyo bintu ngiye nago sinjya n'indimi ntawe ngiwe ntawe n'ubundi uko umuntu aba yarisa ni hahandi n'ubundi ibintu bya Briane ni bizaguma ari ibya Briane nta mugisha wundi nta umva uzaguma n'ibyawe nanjye nguma n'ibyanjye niyo mpamvu nzaza hano nzabivuga ntitaye ngo urinde cyangwa uriwahe cyangwa uri ibiki simbyita kuko njye hari abantu baba barandakaje mani bakandakaza nkicecekera nkavuga aha reka ndangize ngiye ndi kwamamaza umukandida wanjye reka birangire nsubire muri reality kinyarwanda cyinshi cyane. So abahanzi batuye Karumuna ikintu cya mbere cyo nababwira nuko mu bantu batuye Karumuna ejo hari abatari bari ku liste yitora batoreye ku mugereka kandi abizi neza ko muranga murabizi ntago mbabeshyera. Harimo abatoye ku mugereka mutari muri kuri liste yitora. Ibyo birabaye njyewe narabyutse mbona abahanzi mana njye birabi none ndabikunda mana yanjye kuba nka Knowless yasaba president ati turi abaturanyi bawe uzadutumire tuze dutarame turebe inka mumbabaringa ibintu ikinyarwanda cy'ibintu bijyanye n'inka ntago ntacyo mbiziho cyane. Ubwo nimvuga kureba inka nyine ubwo murabyumva nko kureba inka abandi ubwo bafite ubundi binyarwanda byanyu muvuga mu binyarwanda byanyu nge ntabyo nzi ndavuga nyine nk'umuraro uko mbitekereza nuko mbyumva nabivuga. So ahubwo ati bagende ngo gutaramira inka hanyuma rero abahanzi bajyayo ejo havuka ikibazo muranyangana ndwaye grippe. Hanyuma ejo havuka ikibazo cyo kuvuga ngo ese ko Bwiza atuye mu Karumuna kuki we atigeze ajya yisanga mu bahanzi bagiye kwa perezida. Mwibuke yuko abantu bose bagiye kwa perezida kureba inka za perezida wacu baragabiwe ejo barabagabiye hirya y'ejo niba ari ejo bundi niba ari hirya y'ejo umusibo w'ejo barabagabiye nta muntu batagabiye. None hari umuntu ejo ari kunera story ngo ise kugira ngo perezida ngo abagabire ngo inka kuriya ngo usanga inka ya perezida ngo ihagaze nka miliyoni 15. Abantu babifitiye ibibazo by'amafaranga bahita babishyira mu kubera ibibazo by'amafaranga byo barareba kuma nyine urumva abantu baba bagomba kuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko mwabantu mwereka mbabwiza ukuri nk'uko buri kintu cyose kije ahangaha muza tukakiganiraho tukakivugaho uri kumva tukareba ibyari byo. Njyewe nagize ikibazo ariko ejo ngira n'amahirwe tujya mu ntare najyanye na Bwiza mu modoka na Claude n'undi mu tipe tuvuye kuri RBA mu kiganiro ngo ukoresha social media niwe twajyanye. Hanyuma ntago nibuka izina ryiwe wa muntu biba byagoranye urumva. Hanyuma ndambaza Bwiza ndamwibariza ndamubaza hama ko nabonye abantu bari kwandika ngo we ngo ntago wagiye kureba abandi uko babagabiye wowe kutagiye. Aravuga ati nge nari ndyamye papa we wa Bwiza araza arambwira ati k'abantu abandi bahanzi ba Karumuna bagiye wowe kutagiye. Ati nanjye kuri akuntu mwabibonye niko nabikoze iki. Ati niko nabibonye. Ati twanahuriye no kuri site yitora ati njya no kubasuhuza nyine hari ukuntu nyine umuntu agusuhuzanya isoni nyine ariko akagusuhuza tu. Hanyuma ndangije ariko uri gusoma ibiki ni ibintu narindi gusoma ariko nawe bari kunyandikira mbabarira bubiretse. Hanyuma buretse se ejo tubona abantu ngo bikomye ngo Knowless ngo kubera iki ngo se ngo yajyanye ngo abahanzi bo muri Kina Music. Ariko kwanza tubanze turebe Knowless yasabiye abahanzi bose cyangwa yarisabiye. Knowless
ngewe uko nabibonye uko nabyumvishe ameze yarisabiye kandi reka mbabwize ukuri mw'abantu mwese hano buri wese bamuhaye ubushobozi bwo kugera kuri perezida bakamubwira ngo vuga ndabizi neza ko utaba uri gusabira rubanda waba uri gusaba ku giti cyawe sibyo waba uri gusaba ku giti cyawe wenyine uwumwe ahubwo wenda ni uko nk'abahanzi nk'uko bavuze ngo abaturanyi hagombaga kugenda nyine ubwo ngubwo abaturanyi ubwo batuye nyine muri Karumuna ubwo ndavuga abahanzi bose baba muri nde baba muri Karumuna se muri Karumuna nyine ariko mana abantu bari none se nimba ari abahanzi baba mu Karumuna kubera iki Bwiza atagiye reka rero mbabwire rero nufatanya gusoma umva rero muroko ntago ndampa amahoro kuba sensomye uri gusoma ibyo usoma ukagaruka ugaceceka ntago nibongere kunyandikira nta muntu n'umwe nongera gusoma ibintu bye n'abantu bari kunyandikira ntago nongera kubisoma ibintu byabo barimo baranyandikira umva mbabwire ngewe twese dufite ikibazo cyo kwibaza Bwiza first of all Bwiza ni umuhanzikazi mwiza uyu mwana muri no campaign yakoze tuwa zitakozwe n'undi muhanzi uwari urimo wese ubwo ndi kuvuga ariko Brice we bari kumwe koko nibo bari bafite indirimbo ya Ogera kandi iyo ndirimbo urumva ukuntu badutwaye kujya kwamamaza twari dufitemo amatimu abiri twari dufitemo team A na team B izo timu uko ari ebyiri Bwiza na Melody bazisangagamo hari n'ahantu twajyaga kuri site imwe bakaririmba bagahita bihuta kuko na perezida nawe niba yabanje kuri site ya mbere yagombaga no kujya kuri site ya kabiri nabo bahitaga bihuta bakabatwara kugira ngo bajye kuririmba nuvuga ngo rero Bwiza yarakoze cyane pe hari ahantu hari abahanzi bigaragaje nka Bwiza na Brice uko bari bafite n'indirimbo iguma yisubiramo Ogera undi muntu wari ufite stage nziza iryoshye ni umuntu witwa King James ubwo abandi muri yize ukuntu mwagiye muperforminga namwe murabizi ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu twagarukaho birenze gusa abo bantu nibo bari bafite umufana wa Danger hari abahanzi bagiye kuririmba arangazajya nibaza ariko se aba bahanzi abantu barabazi cyangwa ntabwo babazi ariko umuntu witwa King James n'umuntu witwa Bwiza na Brice nibo bantu ba mbere kabisa bakoze akazi katoroshye cyane Bwiza na Brice nibo bantu bakoze akazi katoroshye cyane kuko bazengurutse amasite yose uko mbyibaza ari n'igihe Bwiza yaje nyuma ubona yatagangaye yananiwe ubona byamurenze icyo gihe ngira ngo yaraje Kayonza avuye Nyagatare ndabyibaza ndumva naramubonye kuko nyine nakoreye Kayonza abandi bakoreye Nyagatare ndumva yaravuye Nyagatare akaza Kayonza kuko Kayonza perezida yahaje bwa kabiri so njyewe ndibaza nuza Bwiza ni umuhanzi mutoya kuri Knowless mu by'ukuri yakoze neza kuvugira abahanzi yakoze neza pe yakoze neza guhagarara hari ahantu akabavugira ariko nge nibaza ko byari kuba byiza nge Knowless ndamukunda mw'abantu mwe ndamufana na Clement ndamukunda mbona ari abantu nyine bitonda nubwo ejo niriwe mbona amakuru yabo y'ibindi bintu bitandukanye n'ibyo ntekereza okay noneho nge nibaza ko byari kuba byiza byari kuryoha nk'umuhanzi kazi nka Knowless umaze imyaka n'imyaniko muri ino industry afashe ukuboko akajyana n'ubundi ibyo bari kugabira Bwiza ntibakugabira umva Brian umva ukuntu bimeze sibyo nta byo gufata ukuboko Bwiza kubera yuko nta nubwo yamubyaye nta nubwo amushinzwe kuko abahanzi ba hano mu Rwanda nimba mutanabizi mwa abanyarwanda mwe nubwo mubona bahurira ku stage no mu tuzi tugiye dutandukanye nta rukundo bagirana kubera yuko bamwe baba bareba nayingwe turumvikana kuko bose sinzi ukuntu banabaye ikibazo kiri hano ngiki hari abahanzi batuye mu Karumuna ijambo ryatanzwe hasabye yuko abahanzi bahatuye nk'uko bagiye bayimuka urusorongo bazamusura turi kumvikana cyangwa se bakanahura nk'abaturanyi noneho rero hari amaposte agiye atandukanye
ubwo rero sinzi impamvu uri kuva mu karumuna ukajya muri kampeni je suis désolé murokore kuko njyewe sindakizwa sindanabatizwa. Ikibazo giteye gityo kugira ngo abantu kuko bamwe bari kwandika ikindi attention niyabye abantu bongera kunyandikira muri inbox yanjye stop no nta gahunda afitanye namwe mwandikire Brian ni ushoboye kubisoma. Jihadi ibi bintu buretse gato ibi bintu ugomba kubigendamo gahoro kuko Knowless mu ijambo rye buretse Knowless mu ijambo rye ntago yasabiye abahanzi yasabiye nk'umuryango utuye Karumuna ko wazajya gutaramira umusaza tubyubahanemo. Hanyuma rero ikintu kituzanya jewe kimpagaritse hano sinzi nimba ibyo byose waranabyumvise buretse gato uri kumva nkubwire hari amatwita hari n'amaposte agiye atandukanye baravuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yahuye n'abahanzi batuye mu Karumuna. Nibyo nyine nari ngiye kubwira ngo ni ibintu bibiri bitandukanye. Knowless yasabye nk'umuntu uturanye na perezida nk'umuryango k'umuryango wazabasura nyine bakamusura yabemera bakazamusura ariko banditse ngo abahanzi batuye Karumuna kandi koko hari harimo Platini ni hatuye hari harimo umuryango wa Knowless gusa ariko nabonyemo nka nuza nka Neringabo ntagatuye Karumuna. Of course abantu benshi bari kwibaza kubera iki bavuze ko hatumwe abahanzi bo mu Karumuna ahubwo byibura ariko nanone Knowless nimba yarasamye nk'umuryango we ugomba kujya gusura perezida agatwara abantu bari muri label yabo ya Kina Music nabyo birumvikana. Ibyo rero twebwe byadukonfuzinze nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga wenda bamwe bo banze kuvuga ndabizi bamwe banze kuvuga abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe mwabibonye handitse ngo gusa mwanditse ngo abahanzi batuye Karumuna ikibazo gihita kiba kubera iki Bwiza kutabonye kandi Bwiza wahamaze igihe Bwiza nubwo yatoreye kuri liste y'umugereka yatoye nk'umuturage wari warubaruje hariya abandi hafi ya mwese mwebwe mwagiye kujya kwa perezida harimo abatoreye ku mugereka cyane. Ikibazo nyine gihari ni icyo ngicyo hari kwibazwa nimba postinzwe bakavuga ngo abahanzi batuye mu Karumuna hakaba hagiye abo muri Kina Music ese hatumiwe rebo cyangwa hatumiwe abahanzi mu Karumuna bari kwandika bakavuga ngo bahuye n'abahanzi bo muri Kina Music apana mu Karumuna. Buretse gato nkwibariza narabyibagirwa ntuza nago namubonye yaragiye yora Tom Cruise ariko umuntu ufite iriya foto nayime yego none se Tom Cruise ari muri Kina Music esurire abamo erega ngiye mujye mu none se kubaza bitera kumenya abamo okay ni ukuvuga ngo rero ahantu bicangiye naha abahanzi batuye mu Karumuna twabuzemo Bwiza ariko bivuga ngo n'abahanzi babarizwa muri Kina Music ibyo byari kuba byumvikana rwose. Ariko hari abantu nagiye mbona kuri Twitter bashyanuka ngo ariko ngo ngiye ngo muvuga ubusa ngo mwebwe ngo muzi gutumira ngo mbonye yuko koko ngo batarabatumira ngo ibukuru ngo muzi ngo protocole muri presidence niko yewe we baragutumira ako ni kandese nimba gaturamye hano ngewe navuze ko kuva nabatizwa nta muntu nzogera umva rero ngewe iyi protocole y'ikirokore ubwo kuva ngo umuntu yagiye kwandika gutyo uboninde mu mesho ni hano mbanze mwiborokere kuko nta nubwo abagomba oya ariko reka mbabwire ninde wavuze gutyo buretse gatoya ejo hari umuntu wambwiye atari ko burako ko Knowless yibagiwe stage yajyanagamo na Bushari ati niyamufata nawe nk'uko yahamagaye na Neringabo nawe akamujyana bakajya kumwigabirira bakamwikubitira atuye mu Karumuna we Neringabo se warahatuye yego nyine nicyo kibazo turiho Neringabo atuye kuri reka babwiza ukuri ikintu nadibonye natekereje se bwaba ari ubwoba cyokora umva reka tuvugisha ukuri Knowless pe ndamukunda ku ruhande rwanjye Brian ariko Knowless yo hatazaho kano kantu ka campaign nta muntu wari ukimwibuka nukuri kw'Imana nta muntu wari ukimutekerezaho nta muntu wari ukimwibuka nta nakora n'imiziki wenda ngira ngo ari kwirerera ababebe abana baracyari batoya ariko bro ni ukuvuga ngo iyi campaign hari abantu yaziye ibaha amahirwe
kandi ni na byiza rwose ino kampeni yitabaho ntabwo twari kumenya wagwani, ntabwo twari kumenya ngo Knowless ibiki, twari kuguma tuzi nyine ngo Knowless kahari ari around, ariko Knowless nta kintu ari gukora, nta kintu arimo arakora. So Bwiza rero, Bwiza ni umwana vraiment, sibyo? Nta nubwo ari kuvuga wenda ngo ni ukumufata akaboko ngo bamutsindagize, kuko Bwiza aho yigejeje arahigejeje, yaritsindagije. ariko se Brian ndashaka kumenya Bwiza kuba ari umwana ninde bireba? Ntawe bireba pe, nawe bireba pe. Ariko nka Knowless nawe wari ufite mu nshingano guhamagara. Njyewe mfite amakuru yuko yahamagaye Neri Ngabo, umuntu yahamagaye Neri Ngabo, umuntu bari kumwe, ceceka. Ejo niba bimbwiye ati njyewe yahamagaye Neri Ngabo, twari turi kumwe, bari muri studio, aramuhamagara aramubwira ati tuzajya hana. Nukuvuga ngo Knowless yari afite ubushobozi, niwe wari ushinzwe, ubundi niwe wari ushinzwe guhamagara abo bahanzi. Ceceka we, winshyushye ubwo. Wowe rero uri kuzanamo uburokore ukanzanira Bushari, nawe rero mva ndarusa ngaho ubaye siki. Yewe mu izina rya Yesu, faya uwo mudayimoni akuvemo, ahunge, tuganire dutuje. buretse gatoya umva mbabwire, Bwiza kuba ari umwana ntawe bireba, nta wamubyaye, nta n'uwari umufitiye impuhwe, ariko hari ukuntu tubona umuntu umazemo imyaka n'imyaniko muri ino industry ameze none se ubureka nkubwire, byari kuba byiza cyane iyo Knowless avugira n'abahanzi bose batandukanye, cyangwa se abo babanye muri campaign. Impamvu nyina nimvuze Bushari bro, Knowless na Bushari nibo bakundaga kujyana kuri stage. Buretse gatoya, ntabwo ari abahanzi bagiye muri campaign. Itonde ndi kuvuga uko mbyumva. Hari abo mu Karumuna ko poste hariya, dufite poste hano turamaze. None se ko banditse ngo abahanzi batuye Karumuna, Neri Ngabo batuye Karumuna? Bushari yatuye mu Karumuna. Nuko rero nkuko na Neri Ngabo ntahatuye na Bushari ntahatuye, ndi kuvuga rero nk'umuntu utatuye, kandi nawe bakagombye kuba barahamagaye. Uri kumva? Ariko ko mba numva mushaka gufata president mukamugira uwanyu mwenyine, mwana shumi. Ko numva mushaka kuzafata umuzaza mukamugira uwanyu mwenyine. Ndabona ngiye gukizwa kugira ngo tujye tugenda mu murongo umwe. Uko musetsa. Umva nkubwire, baragira bati perezida inka ye ihagaze miliyoni 15. Urumva ikibazo nta nubwo kikiri uko abantu bagiye kugabirwa, abantu barimo barabibara mu mufungo. Ariko amafaranga azaduteranya. Urimo urumva? Reka mbabwize ukuri, Bwiza nkuko atuye Karumuna ni umuturage uhamaze imyaka n'imyaniko rwose pe. Butera yari kuba nawe yaramuhamagaye nkuko yari abifite mu nshingano zo guhamagara abandi bantu. Uri kumva? Nawe akamuhamagara akamujyana mu bandi. Kuba rero ataramuhamagaye kuko ntabwo Bwiza yari kurota igihe bari bugendere, ntiyari kurota kuko ni Knowless wabisabye. Urumva iyo usabye ikintu ni nawe protocol icaho, ni wowe protocol inyuraho. Uri kumva? Ni wowe protocol inyuraho, nimba ni wowe ushinzwe guhamagara nkuko wahamagaye barunaka, ariko mbabare mwongere musunikire iyo foto, nayibuze pe. Ndimo ndavuga ifoto ntari kuyire. Okay, ifoto ngiyi nyiguyeho. Uri kumva? Nguyu Neri Ngabo, nguyu Tom Close n'umudamu we mwiza cyane Medisa. Ariko none mbonye Medisa ari muri Kina Music. Hari na murumuna hari n'uvukana na Clem uriho. Uriya we sinshaka kumuvugaho, nawe nshaka. Ntabwo ari bujye mu bintu byanjye, ibyo byo nabirahiye, biraza kugorana. Umva nkubwire, aba bantu bose bagiyeyo ni ukuvuga ngo nta nubwo ari, reka wenda tuvuge ngo wenda nkuko nari natangiye mbivuga ngo Butera yasabye nk'umuryango we, aravuga ati wenda njye nk'umuryango wanjye tuzaza gusura perezida wacu kuko turi abaturanyi be, sibyo? Aba bantu bose bari muri iriya foto ntago ari abanyamuryango be bose, wenda ngo tuvuge ngo byagendeye ku muryango, oya. Kandi mu kwandika post banditse ngo abahanzi batuye mu Karumuna,
ariko bro niba ubifata nkaho wagira ngo nta matiku tuje gushoza turi kugana kandi nukuri nkuko icyiza muri make buretse gato nta n'amatiku turi nkuko gushoza ibyiza biza mukabivuga n'ibibi niyo bije nabyo mujye mubivuga kubera iki bwiza we wenda abantu baturusha hariho abantu nabonye b'intyoza hano ngo bazi ukuntu ngo protokole ngo ntabwo muzi ukuntu ngo protokole igendwa Kemini uzi udusobanurire wenda we wabiturusha niwe wabivuze oya masikini mana naba ngiye kumubeshyera ariko yari ariho mu bantu bari kubishyushya nashyuhire hirya oya hari igihe mani bano baniga baba bashona mani rega jihad reka nkubwize ukuri ntukabure twe twirirwa ku muhanda ubone ngo twatumiwe mu biryogo tujya kwirira umuceri ugire ngo aba bapeti ntabwo bazi ukuntu muri presidence batumira mani jya wemera ko hari ikintu umuntu akurusha nimba abangaba bazi uburyo protokole yo kwa perezida igenda se bakaba bazi uburyo iyo bagutumiye ngo utatumire undi ukuntu utahamagara mani mujye muzarata muturabure mutubwire ati bigenda gutya na gutya urimo urumva njyewe umuntu wa danje wanumiye ariko reka numva umuntu wa danje wantumiye ra umuntu wa danje wanumiye ninde mana nugera kuri kese yo mu Karumuna ndaza kuko ndumva utangiye woya jihad ndi kugira ngo nkumvishe abantu hano b'intyoza bamenyereye ibintu byo muri presidence ukuntu bamenyereye nyine protokole yo muri presidence ukuntu igenda none se nta kuntu wamfasha izo ntyoza ukaba uziteretse ku ruhande niyo winjira mu kibazo cyo mu Karumuna abantu batangiye kuza gutanga ibitekerezo ngiye mu mpamagare kuko ndumva meze nk'umuntu watakaye ndi mu ntyoza ndi muri protokole turi murashwana n'abantu nta muntu hano jewe se hari umuntu ndi gutwana nawe hari umuntu ndi gutwana nawe hano turimo turaganira kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana none se twaje mu biganiro mpaka nta nubwo ariko twaje ahangaha gushwana no kugira abo turaburiza no kutaraburizanya none se hari umuntu turi kuraburiza none washyizeho hano hejuru ngo abahanzi batuye mu Karumuna unzaniye protokole muri presidence unzaniye intyoza ndimo ndakubwiye jihad niba utagiye niba utigeze uyu munsi ujya kuri Twitter ngo urebe ukuntu byatangiye ari Godfather uri gupostinga mbabara ubyihoreye ucecekere cyangwa usubira inyuma ugenda urebe kuri tweet ya Godfather urebe ibyo bamusubije sibyo reka njye kureba genda ubanze urebe genda ubanze urebe urimo urumva nimba umuntu yarapostinze abandi bazamubwira ngo wowe ngo banza ngo uko ngo utaratumirwa ngo wowe ngo ntago ubizi ngo ibyo gutumirwa ngo muri ngo bazanamo ibintu bya protokole nyinshi cyane urimo urumva bazanamo ibintu bya protokole nyinshi cyane ariko twagombaga kwibaza ese kubera iki nk'undi mwana nk'undi muhanzi nk'umuhanzi kazi nawe utuye mu Karumuna we tutamubonyemo kubera iki watarimo wenda ahubwo wenda baza bagashyiraho umucyo bakavuga ati rero mw'abantu mwe urabona natwe kuba twarasabye yuko tugomba kujya gusura cyangwa gutaramana n'umusaza mu nka ziwe ntabwo nzi ukuntu mu nka ziwe bahita gute mukumbi we ntabwo mbizi ukuntu babivuga uri kumva twari dufite umubare ntarengwa ariko muri uwo mubare ntarengwa nanjye nkongera nkibaza ni se ko harimo abantu batari muri Kina Music ko harimo abantu badatuye muri Karumuna mwagendeye kuki mujyana bamwe abandi mukabareka ese kuki mutabishyize ku mucyo ngo muze mufate abahanzi bose batuye mu Karumuna sibyo nabo mubajyana ngo bahita ngo mu rwuri bagende gutaramana narabibonye abandi banera ingabo bari kumuririmbira na Knowless yari arimo aramuririmbira na Tom Close yari arimo aramuririmbira ese nabwiza nawe n'ubundi ibyo bari kumugabira ntago bongeye ngo baze ngo babagabe Godfather ushaka kuvuga iki nubwo nasuhuza oya koko skorakaye anyway yes ashimwe Brian ahimbazwe haleluya so mugabanye isukari so nkuko mbabarire kandi nakwandika ahubwo ati nyemerera namamaze so nuko izamura okay reka mbigusaba unyemerere n'umunota umwe nkuko muri kuri dashboard thank you so much oya buretse oya Godfather manza wumva ariko turi kuvugaho ubone kwamamaza no se simbivuga wakwihanganye kubera iki se wabanza ugacishaho ibintu bya mbere yuko uca ku byacu
asibure wabaye gute wakwihanganye ubanza uvuge ku wakwihanganye byo turi kuvugaho ndabivuga sheri Eh? urumva ubaye iki cyangwa nawe bakwishyuye okay urabizi urananzi neza cyane so Mm. nkuko muri kuri hano hejuru harabura iminota 7 kugira ngo gerageza unyumve sheri ndaje ndabivuga ndose ngiye kubizi ngewe hari wonjya kwa nyina so aho hejuru nkuko muri kubireba hari space this space is a national identity as our foundation of our democracy. Ni space tuza kuba turimo mu kanya turi kumwe n'abatumirwa bakurikira, aho tuza kuba turi kumwe na honorable Julienne Uwacu, tuba turi kumwe na Dr Eric Ndushabandi, ndetse na n'umwe mu basore muri RCA ya Canada, Moses Gashirabake wo muri Canada. So mu by'ukuri iyi space nakasamutwe nimuze kubura babyeyi cyangwa abayobozi baraza kutuganiriza, especially nk'ubyiruko rw'abanyarwanda baraza kutuganiriza cyane kuri identity. Ntekereza ko buri wese araza kugira amatsiko y'iki kiganiro. Ni mu kanya saa 8. Buriya iki kintu uri kuvuga namaze kuvuga, urakoze cyane, namaze kwamamaza iki nifuza. Babyumve, ni mu kanya space irabura iminota 6, ubundi ngahita abatumirwa bahagera bakagira byinshi batuganiriza kuri iki kintu cya identity, especially diaspora muze kuba murimo, ariko n'abari mu gihugu ntimuze kubura, twumve icyo aba bayobozi bavuga cyangwa baza kutubwira n'icyo babwira urubyiruko. So tukira aho ngaho rero, ntabwo ndivuge byinshi cyane kuri iki kintu buriya, kandi nabigusobanuriye. Ntabwo ndivuge cyane kuri iki kintu, iyi space kuko imaze igihe kirekire abayobozi tubategereje. Umwe n'umushakashatsi, undi ni umuyobozi. Uyu mubyeyi muzi urugendo rwe. Uyu mwana cyangwa uyu musore wo muri Canada ni umusore wanyuze mu rugendo rukabije, ni umwe mu bantu basavenze anyuze za tingitingi. So araza afite byinshi, afite kubohora urubyiruko, ni byinshi cyane. Muraza kumva ubuhamya bw'uyu mugabo, ntimuze kubura. Kagaruke kuri iki kintu waruvuze rero cy'ibi bintu cyiyisaga. Ntabwo uyu munsi mfite byinshi ndi buze kubivugaho, nabigusobanuriye. Ejo dufite space, ejo hari space yo kuvuga ukuri kw'ibi bintu nimva n'imvano, abantu bagasobanukirwa ikintu kiriho. Abantu kuvuga kuri ibi bintu abantu bashobora kubyumva nabi, cyangwa n'abatabisobanukiwe ntibabyumve, ariko iyo speke ntabwo ibyo uri gukora cyangwa ibyo uri kuvuga aha ngaha, ntabwo uri umwanzi wa Knowless, nta n'umuntu ufite icyo apfa na Knowless, nta n'umwanga. Urimo kumva, nta n'ugusha ibyo abantu bumva ngo ni itiku. Okay, nta kibazo, buri muntu aragenda akabishyira mu uko akabifata uko abishaka. N'ubyita itiku ubyita itiku, ntabwo ari itiku. So ibyinshi ntekereza ko ibintu biza kugira ngo tubive muzi usobanurira abantu Brian hazimo burakari bimeze uku nuku kugira ngo umuntu abivuge impamvu niyi sibyo. Ni ikintu kiri sensitive, no kuvuga ngo hanga niho kugenda impande y'uruzi kugira ngo utanyera ruki ugatama ikirenge ukarohama. Umva nkubwire Godfa, umva nkubwire igihe twagendeye imbere y'amazi tukagwamo n'igihe kinini, sibyo. Ukuri kugomba kuvugwa, nuko utari ukuri ni kuvuga. Ngiye nkuko nari bigusabye unyemerere ngiye nkuko nari nabyanditse Twitter hariya, nabwiye abantu ko ejo kuwa gatatu genda kuri iyo space yawe, genda ujye gukora space, jya gukora space. Ndayikora gute abantu bose babazanye hano? Ndayikora ngiye nyine abantu babazanye hano, gira abantu bampa ahubwo. None se ubaye iki? None ko natwe tugomba kuvuga, turivuga ku bahanzi batuye Karumuna, nawe ufite ibya national identity ushaka bigende gute? Ibi ntibikureba, ntabwo uri umunyarwandakazi. Ntabwo ndi umunyarwandakazi. Nguki madam nako madamaze buriya iyi space ugomba kuzamuka kabuyirimo, kuko iyi space muvandimwe mama horo nabyo nshaka, mbabarira buretse gato ndangiza ibyanjye, nago navanga ntabivuze buretse gato. Ariko uze kugira ngo ese dusanga kuza ndaza ariko mva nkubwire man, ibintu umuntu aba yatangije nyine ibintu byoroshye ari ibintu bisanzwe, ariko reka mbabwize ukuri aho bigeze. Reka tujye tuvugisha ukuri, ubwo nyine uwanga umuntu amwange, n'umukunda mukunde, nta bindi. So ngayo nguko Bria unyemerere, ariko ku ruhande turaje humura, turaje. Murakoze cyane. Yego. Okay, wigendeye no brain, babari rubanzuze. Hari ibintu nshaka kubabwira by'ibi bintu bya Karumuna, byo kugira ngo bamwe bisange. Jihamba bari ruzamuke, byo kugira ngo bamwe bisange hariya. Nabonyemo abantu barimo barashyiramo comment ngo harimo ngo kuki ngo batumiye ngo kuki ngo batumiye ngo bakazanamo ngo mukuru ngo wa Clement. Nanjye mfite murumuna wanjye tubana mu rugo, nkabona tugiye gusura perezida, ntabwo namusiga namujyana. Ibyo byose ikibazo nimukomeze no kubitindaho. Ikibazo nuko Bwiza